99% by'ibibazo by'amafaranga tugira cyangwa se ubukene tunyuramo biterwa n'ibibazo twebwe twiteye, akenshi niko tubyitera. Ndabyibuka mu minsi ishize ndi kwigisha abana banjye bijyanye n'amafaranga, naberetse uburyo bune umuntu anyuriramo kugira ngo abone amafaranga, aribwo hari igihe ukorera abandi ugakorera umushahara bakaguha amafaranga, cyangwa se ukakora business yo gucuruza ibintu runaka, cyangwa se gatatu ukaba watanga service, hanyuma uburyo bwa kane ni ugushora imari. Narabajije nti se niba umuntu abona amafaranga muri ubwo buryo niki cyatuma utabona amafaranga? Barambwira bati udakoze byibuze kimwe muri ibyo ngibyo bine byatuma utabona amafaranga. Bivuze ngo ubukene ushobora kuba ufite cyangwa ibibazo by'amafaranga ushobora kuba ufite biterwa cyane nuko nta kintu na kimwe uri gukora muri ibyo bine. Niyo mpamvu nari mvuze nti hari ibintu, hari ibibazo twiteza twebwe ubwacu. Ubukene cyangwa se ibibazo by'amafaranga akenshi biterwa natwe ubwacu, niko tubyitera. Mu gace ka kabiri k'iyi video ndaza kubwira ibintu bitatu ukwiye gukora kugira ngo uhangane n'ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cy'ubukene, wige neza, ubikore neza, ukore neza ibyo ukwiye gukora kugira ngo witeze imbere. Ubwo noneho gace ka gatatu ndaza kubabwira kuri forex na crypto. Mfite crypto nshaka ko tumayininga nyuma yo kubaha Delta, nyuma yo kubaha Pi Network, Delta, Rubi. Hari indi ya kane nshaka kubabwira ariyo yitwa, hari indi ya kane ndibuze kukubwira nkwereke na buryo ki ukwiye kuyiinstalla muri telefone yawe. Ubwo naho mukanya ntujye kure. Hanyuma mbere ko tujya mu gace kacu ka mbere ko ijambo ry'Imana, nshaka kwibutsa ko muri House Church College turi kwigisha ibijyanye na forex na crypto trading. Abanyeshuri turacyabakira, ni karibu muze mwige, twamaze gutangira, abantu bari kwiga, kandi ngira ngo umuntu watangiye hari ukuntu gutegura hazaza he neza. Ndaza kubigusobanurira neza birambuye mu gace ka gatatu, nkubwira ibijyanye na forex na crypto, ariko ndumuzana ko na video yihariye ivuga kuri forex na crypto byonyine kugira ngo wenda wumve ibyo ari byo. Noneho mbere yo kujya mu bindi, mnyemerere twige ijambo ry'Imana y'uyu munsi. Agace kacu ka mbere murabizi ko kabaga kagizwe n'ijambo ry'Imana. Katubwira ijambo ry'Imana y'uyu munsi, ndifashishije igice cya gatatu cy'igitabo cy'itangiriro, niho tugeze. Noneho dusoma amagambo arimo kugira ngo tuvanemo icyo ijambo ry'Imana ashaka kutubwira. Ijambo ry'Imana nifuza ko twiga uyu munsi, ndifuza kukwereka impamvu abantu benshi badakizwa. Niba uri kundeba ukijijwe, n'ukuri Imana igumugisha kandi wagize amahirwe n'ubuntu wagiriwe n'Imana. Niba uri kundeba utarakizwa, ndifuza kukwereka imwe mu mpamvu ituma udakizwa. Ihuye cyane n'iki cyaha Adamu na Eva, birahuye cyane. Iki cyaha Adamu na Eva bakoze bihuye cyane n'imwe impamvu yawe isa n'iki cyaha cya Adamu na Eva bakoze. Ngiye gusoma igice cya gatatu mpereye ku murongo wa mbere ndazageza ku murongo wa 7, ubundi nze nibande cyane ku cyatumye icyaha Adamu na Eva bakoze ari nacyo nawe ukora kigatuma utabasha gukizwa, utari gukizwa, utari kwemera gukizwa. Hanyuma ndaza kwibanda nanone nkuko nabikubwiye, intego yanjye nyamukuru iruta izindi zose niyo kukubwira Yesu Kristo. Iyo mvuze Imana, abenshi ko tuhuriye kuri iryo jambo Imana, nta kibazo twagirana. Ubwo ndavuga niba uri umuyisilamu, niba uri umubudiste, ababudiste ntabwo bemera ko Imana ibaho, niba uri usengera mu yindi dini, niba uri umuyuda, ngo sinzi hano mu Rwanda niba hari Judaism manza ntayihari, ariko iryo jambo Imana ni ikintu dusa nkaho abantu bahuriyeho. Ariko iyo uvuze ko Yesu ari Imana, ni gutangira kubona ko hari ikibazo, abantu badashaka ko Yesu yitwa Imana kuko batamufata nk'Imana. So ngiye gusoma mpereye ku murongo wa mbere, ahanditse ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Hano ndasoma ngo Yesu yaremye, donc inyamaswa zose Yesu yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti. Still hano ahantu hose habona handitse Imana ugenda ushiraho Yesu. Imana iri kuvugwa hano ni Yesu. Ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira uwo mugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya.
ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Cyaha cya Adamu na Eva gishingiye ku murongo wa 5 n'umurongo wa 4, nubwo n'indi mirongo ubona ko yerekana aho byatangiriye, batangiye gushidikanya icyo Imana yavuze. Ariko mu by'ukuri umurongo wa 5 n'uwa 6 niho ubona ikibazo bari bafite, kuko Imana izi yuko umurongo wa 5, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana. Iki kintu nicyo cyatumye bakora icyaha, bagakora icyo bari babujije gukora. Bumvise ko kurya kuri kiriya giti bizatuma baba nk'Imana. Donc kumva ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kwifuzwa, bakifuza kureshya n'Imana, bakifuza kuba nk'Imana, bivuze ngo gushaka kwigenera buri kintu cyose, gushaka kwikorera buri kintu cyose, gushaka kwigenga, kutagira ikintu kiri hejuru yawe kigutegeka cyangwa se kikubwira uko ukwiye kubaho, ukigenga rwose ugira umudendezo wuzuye. Nicyo kintu bumvise ko ari ikintu cyo kwifuzwa. Cyatumye ku murongo wa 6 Eva abona ko cya giti bwawe cyari cyiza. Mu by'ukuri icyo giti yarakibonaga, yarasanzwe akibona. Ntabwo yigeze akibona n'ubwiza kugeza umunsi abwiwe ko nakiryaho ari buringanire n'Imana. Impamvu udakizwa nuko utekereza ko wihagije, nuko utekereza ko udakeneye Imana. Kandi aho Imana ndi kuvuga ni Yesu. Nuko utekereza ko wihagije udafite Yesu. Utekereza ko ku buzima bwawe ni wowe bukontorora. Ntabwo ushaka umuntu uri bukubwire ngo ibi biremewe n'ibi ntibyemewe, nuko ibi birabe ibyaha, nuko ibi uzarimbuka. Ibyo ntabwo ubishaka, bituma uhakana Imana cyangwa se ukumva byo gukwiza atari ibyawe. Yesu yemeye kwambara umubiri, ni Imana idusoma mu itangiriro, tugasoma mu isezerano rya kera ryose. Ni Yesu uri kuvugwamo. Yambaye umubiri kugira ngo aze agupfire we kuzarimbuka. Igituma udashaka kumwemera nuko nawe ukomeza gukora nk'iki cyaha cya Adamu na Eva, ushaka kwigenga, ushaka gukora ibyo ushaka nyine kuba Imana. Donc ni wowe uri hejuru y'ibiriho byose, ni wowe ugenga ubuzima bwawe. Iyo ni inzira mbi cyane. Urabona aho yatugejeje, urabona icyaha cya Adamu na Eva aho byatugejeje, byatumye habaho ibyago byose bibaho, yatumye habaho ububabare bukabije, indwara, impfu, ubugome bukabije, ibyaha birenze. Ukwiye kwivanaho amaso, ukwiye kurekura iyo kontrole, gushaka kuba nk'Imana, ukwiye kubishyira ku ruhande, ukihana ibyaha wakoze, noneho ukizera Yesu umwami n'umukiza. Icyo gice zo kugisoma witonze, wumve icyo umwuka w'Imana ari bukuganirizeho. Ariko nsoza kuri kino gice, kano gace ka mbere, ukwiye kurekura. Ntabwo uri Imana, ubuzima bwawe ni Yesu ubifite mu biganza. Kuba urya bigakunda ni Yesu bigukorera, kuba uryama ejo ukabyuka ni Yesu bigukorera. Ikintu cyose no kuba uriho uhumeka umwuka w'abazima ni Yesu ugifite ubuzima bwawe mu biganza bye. Ukwiye kumwizera, ukwiye kwihana ibyaha byawe ukamwizera. So reka ngarukire aha ngaha ku gace ka mbere, tungire mu gace ka kabiri, twige nanone bya bintu bitatu ukwiye gukora kugira ngo ubashe kwiteza imbere. Naho mu kanya. Muri bwenge arahugura y'uyu munsi nifuza kuvuga ku bintu bitatu ukwiye gukora by'ingenzi cyane, ukwiye gukora kugira ngo witeze imbere. Ndahera ku cyambere. Icyambere nicyo umugabo witwa Dave Ramsey yakise emergency fund. Ku bantu basomye igitabo cye, ntabwo ndi bujye muri detail ibyo yigishije kuko ntabwo byose myemera. Dave Ramsey ni umuntu uvuga ibintu bihabanye cyane n'ibyo Robert Kiyosaki avuga. Ubona ibitekerezo bya bisa nkaho birwanya n'ukuntu ngiye nahisemo, nabonye ko ibyo Robert Kiyosaki avuga ari byo by'ukuri, ariko bitavanyeho ko na Dave Ramsey hari ibyo avuga by'ukuri rwose. So mu byo yavuze nemera kandi byiza nuko ukwiye gukora icyo bita emergency fund. Emergency fund bisobanuye iki? Ni amafaranga ushira ku ruhande ashobora kukugoboka igihe ugize akabazo kagutunguye. Impamvu mvuze ngo akabazo kagutunguye nuko amafaranga ugomba gukoresha mu kwezi kose ugomba kuba warakoze icyo bita budgeting. Ugomba kuba warayagennye, ukamenya buri kintu cyose, amafaranga yo kwishyura inzu, amafaranga yo guhaha, buri kintu cyose warakigeneye amafaranga yacu. Ugomba gukora budgeting. Iyo budgeting ni igufasha kumenya kuzigama, ni inagufasha ko wakoreye emergency fund. Ni impamvu ki budgeting, mbere ko mva kuri emergency fund cyane, budgeting ni ingenzi cyane kubera ko akenshi abantu bagura ibintu bashaka ariko badakeneye. Ni byiza kumenya kubitandukanya. Ibyo ushaka n'ibyo ukeneye biratandukanye.
ibyo ushaka ni bya bintu ushobora kubura ntugire ikibazo, ariko ibyo ukeneye ni bya bintu ushobora kubura ukagira ikibazo. Bakuraje hanze wabuze amafaranga yo kwishyura inzu wagira ikibazo, wabuze amafaranga yo guhaha wagira ikibazo. Izo ni needs, ibyo ni ibintu ukeneye mu buzima kugira ngo bukomeze bugende neza. Ariko wabuze amafaranga yo kugura urukweto kandi ufite imyambaro 2 y'urukweto nta kibazo wagira. Wabuze amafaranga yo kugura ipantaro ufite amapantaro 3 ane 5 nta kibazo wagira. Izo bazita wants, ibyo ni ibyo ushaka, ni bya bindi wifuza. Abantu kubera kubitamenya gutandukanya ibyo bintu bibiri, akenshi ibyinshi n'ubundi babyita needs kandi mu by'ukuri ari wants. Donc akeneye kwa undi mwambaro akumva nyene ni ikintu cyankene ngo natakibona ari bugira ikibazo. Oya, ukwiye gutegeka amaranga mutima yawe. Nutabikora gutyo ngo wige gutegeka amaranga mutima yawe, ushobora kuzahora n'ibibazo by'amafaranga, ugahora utaka amafaranga, ugahora utaka ubukene, ugahora utaka ko nta mafaranga ufite muri mufuka cyangwa se kuri konte, kubera ko amafaranga yawe urayangiza, amafaranga yawe yakoresha nabi. Ntabwo ujye ukora budgeting. Donc urahembwa ubundi akantu kose kaje usohora amafaranga. Ni byiza ko ukora budgeting, ukamenya ngo ku kwezi ngomba kuguhaha ibi nibi. Iyo ukora budgeting ushiramo ibintu byose ukeneye, yewe ukanashiramo n'ibyo ushaka. Noneho iyo usanze amafaranga uzakoresha muri uko kwezi aruta cyane ayo uhembwa, tangira uvanemo bya bindi byitwa want, bya bindi ushaka, genda ubivanamo ku buryo amafaranga uzakoresha uko kwezi ajya munsi y'ayo uhembwa, ku buryo wabona n'icyo uzigama. Rero kugira ngo ubashe gukora ya emergency fund biragusaba ngo ubanze ukatinga icyo bita kukatinga cost, gabanya ibintu byose bigutwara amafaranga. Ibyo rero bishobora iyo wakoze ya budget wakoze budgeting. Iyo wakoze budgeting neza bigufasha kugira amafaranga uzigama, amafaranga usigarana, kuko bigushyira kuri discipline cyane rwose, bigushyira kuri discipline, bigatuma noneho utangira guplaningira ya emergency fund. Emergency fund ushobora kuvuga uti reka nzigame amafaranga byibuze 50% y'amafaranga mpembwa umushahara wanjye, cyangwa se ukavuga ati reka nzigame umushahara wose. Ibyo ni ibintu ukwiye gukora bitarenze ukwezi kumwe cyangwa se amezi 2. Emergency fund ni ikintu cy'ingenzi cyane ukwiye gukora, kubera ko kikurinda guhora mu tudeni twa hato na hato. Uyu munsi ukeneye akantu karagutunguye, uguje runaka nguriza 20,000 aho ngaho, cyangwa se nguriza 50 aho ngaho, nguza ibihumbi 10 aho ngaho, kubera ko nta utu tuntu tugenda tugutungura dutuma hora mu madeni ya hato na hato. Kandi ntushobora gutera imbere hora mu madeni ya hato na hato. Ntushobora gutera imbere udafite amafaranga ari ku ruhande, ni ikintu kidashoboka. Ni ngombwa ko ujya kuri discipline. Shira amafaranga ya emergency fund yashire ku ruhande, ku buryo ntago mvuze ngo uzajya uyakoresha igihe cyo cyose. Oya, na amafaranga ukoraho igihe hari ikintu kigutunguye. Ushobora kugira ubugwayi butunguranye, ushobora kugira akandi kantu gatunguranye katari muri budget utigeze budgetingira, nibwo wemerewe gukora kuri amafaranga ya emergency fund. Kandi noneho iyo yakozeho mu kwezi gutaha maze guhembwa, ugomba gusubizaho ya yandi wari wakuyeho ukayasubizaho. Donc muri make ndi kukubwira nti ntuzongere kujya ujya hirya no hino guzaguza. Ibintu bikunze kuba ku bantu bakorera umushahara. Ndabizi igihe namaze nkorera umushahara nahoraga mu tudeni duhoraho, kubera ko nyine akenshi discipline usanga ari ntayo, kandi amafaranga ndabyumva nanone amafaranga umuntu ahembwa bari makeya ugereranyije n'ibikenerwa byawe n'ibikini umuntu akenera bya buri munsi cyangwa se buri kwezi. Ariko ugomba kujya kuri discipline byanze bikunze. Niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kuva mu bibazo by'amafaranga, nta mahitamo ufite, ugomba kujya kuri discipline. Ugakora emergency fund kugira ngo nihajya hagira utuntu tugutungura ukoreho udukemure, noneho nuhembwa usubizeho ikomeze ingane kwa kundi yanganaga. Ibyo rero bikurinda kujya mu tudeni twawe duhoraho, twa tundi tw'ibihumbi 10, 20, utwo ngutwo ko ibishoboka byose tuvane mu nzira, buri wese mwishyura amafaranga ye. Noneho bitume ufata indi ntambwe ya kabiri, ari ngiye kubwira. Ubwo ahangaha namaze gutandukana na Dave Ramsey atanga 7 baby steps. Izo 7 baby steps amaherezo yazo nukugutegurira uzahora ukorera abandi bihe byose, bikarangira urinze usaza utazi imikoreshereze y'amafaranga. Icyuzi ari ukuzigama gusa, aricyo kintu cyonyine uzi gukora. Reka rero hano nguca intege nanone, kuzigama nshuti yanjye, kuzigama ntabwo byigira bikiza umuntu. Nubwo nkubwiye ngo savinga dukeya ntabwo bizigera bigukiza. Mbisubiremo, kuzigama ntibizigira bikiza umuntu. Ahubwo ukira ni umuntu uzigama, ari kuzigama zigamiriza
business agiye gukora. Amafaranga winjiza buri munsi narabikubwiye, amafaranga uvana muri assets, amafaranga assets zawe zikwinjiriza niyo aguteza imbere. Kuzigama ntibizigera biguteza imbere. Impamvu ndi kuvuga gutya nuko hari abantu benshi bagiye bazigamira za retirement zabo za bukuru. Nagiye nerekana ama video muri Amerika uburyo abantu bafite imyaka 85 basubiye gukora kubera ko amafaranga bazigame adashobora kubatunga. Nizo ngako zo kuzigama uvuga ngo nzabeshwaho n'amafaranga nazigamye. Narabikubwiye ko uburi guteganya kuzasaza uri umukene. Igituma ushobora kuva mu bibazo by'amafaranga nuko ugomba gukora business. Ntago mvuze ngo usezere kazi uyu munsi, oya, hari uburyo ukora business ku ruhande kandi ukora n'akazi ugenda ukora utegura iyo shift, donc utegura guhindura ubuzima. Ni ibintu bitegurwa kwikorera, ni ibintu bitegurwa. Rero ushobora gutangira kwikorera kandi uri no gukorera n'abandi birashoboka, ariko nikosa rikomeye kubeshwaho n'umushahara gusa, ari cyo kintu kikubeshejeho gusa cyonyine. Ngira ngo urabyumva. Niyo mpamvu tujya mu cya kabiri. Ikindi kintu cya kabiri cyo gukora rero ni iki ngiki. Nyuma yuko ufite ya emergency fund, ukwiye kwihuta ukagera vuba ugashakisha amafaranga yo gushora muri business. Shakisha, zigama amafaranga yo gushora muri business. Ushobora kumbwira ati kuyabona biragoye. Nibyo, kuyabona biragoye, nibyo. Maze igihe kirekire waramenyereye umushahara. Ugiye gutangira ikindi kintu gushyashya kiri gusaba amafaranga kandi n'umushahara utaguhagije. Ariko reka nkwereka ahantu ushobora kuyavana n'urugero. Hari ibintu byinshi ushobora kuba waraguze n'ubundi utari ukeneye, bitari muri bya bintu ukeneye. Hari ibintu byinshi ushobora kuba ufite mu nzu mu by'ukuri bitari nkenerwa, atari bya bintu ushobora kubura ntugire ikibazo. Hera kuri ibyo, gurisha, vana mu nzira. Niba uri serious, niba koko ushaka gutera imbere, ugomba gufata imyanzuro ikomeye. Fata ikintu cyose ushobora kubura mu buzima bwawe, ndavuga mu rugo rwawe, ntugire ikibazo. Ibyo bintu waguze by'umurengera byo kwemeza abantu ko nawe ari cyo ufite, bishyire ku ruhande. Gurisha kugira ngo ushakishe capital, ushakishe igishoro. Noneho zigama ni mwumvikane n'umudamu cyangwa se n'umugabo wawe, mwiyemeze kuzigama, mushakishe igishoro. Kuko byanze bikunze hari business nyinshi zisaba ko uri ufite igishoro. Ariko nanone mbere yuko njya ku cya gatatu, donc icyambere kabiri nicyo ngicyo gushaka igishoro byanze bikunze. Reka nkubwize ukuri, ushobora kubona impamvu zihagije nyinshi cyane zituma wumva ko utabona igishoro. Izo mpamvu wumva ko zatuma utabona igishoro nizikwemeza zikakwemeza ko koko nta gishoro uzabona, izo mpamvu zo zizatuma ukomeza kuba ibibazo by'amafaranga. Donc bende magambo ndi kukubwira nti nta mpamvu nimwe ukwiye kwemera ko yakubuza kubona igishoro. Ubwonko bwawe n'ububwira ko bishoboka ko cyaboneka, ibisubizo birashakishwa, uraza kubishaka kandi uzabibona. Ariko nubwira ngo ntabwo bishoboka, ufite ibyago byo gukomeza kuzaba mu bukene cyangwa se guhorana ibibazo by'amafaranga. Icyo ni cya kabiri rero ugomba gushaka igishoro. Cya gatatu rero ugiye gukora ni iki ngiki, no guhitamo business ugiye gukora. Ahangaha ndabikubwira, nsanzwe ndi umu financial coach, ndabikubwira nitonze, witonde, ntabwo bashora muri business yari yo yose. Ntabwo wenda kugira ngo ngukore financial coaching ibyo kugira ngo ibyo bisaba ko unyishura, ariko wenda Imana nifasha nzagenda mbakorera video zibafasha kubayobora. Ariko icyo ndashaka kukubwira nuko amafaranga wazigamye igihe kirekire cyangwa se wigomwe, ukwiye kwitonda ntupfe gushora mu kintu cyari cyo cyose. Witonde rwose. Imvune wavunitse, ukuntu mwigomwe we na madamu cyangwa se n'umugabo wawe mukagira ibyo mwigomwa, ntabwo ukwiye gufata amafaranga yawe ngo kuyashora mu kintu cyari cyo cyose. Iyi ni isi nshya ugiyemo utamenyereye, ntuzi ibyo ari byo bya business, ntabwo urabimenya, bigusaba kubyitondera. Niyo mpamvu ukeneye umu coach cyangwa se ukeneye mu mentor ugufasha kugira ngo akuyobore udatangira mu bihombo bikomeye cyane. Donc mu magambo make ukeneye gutangira business. Ariko nujya gutangira business, cyo ni cya gatatu, ukeneye gutangira business byanze bikunze. Ugira ikintu ukora ku ruhande. Komeza ukora akazi kawe nuko kagutunze, ariko nakora ibyawe ku ruhande buhoro buhoro, ugenda ubizamura buhoro buhoro. Now hahita haza ikibazo ngo ndamenya gute icyo gukora, ni gute nahitamo business. So hari ibintu byo gushingiraho iyo ushaka gukora business, hari ni byinshi bitandukanye. Hari igihe bigusaba kubanza kureba ikintu wumva biyumvamo cyane, wumva ukunze cyane. Ariko nanone hari igihe ushaka gukunda ikintu ugasanga ku isoko ntabwo gikenewe. So ikintu cyose watekereza gukora, ubanze ubyitondere, banze ugikore utarashira mu mafaranga, kugira ngo urebe niba koko icyo kintu ari cyawe uzagishobora. Banze ugikore urebe niba ari ikintu cyawe.
niba ushaka gukora restaurant n'urugero banza jya gusaba akazi muri restaurant n'urugero usabe kujya ubafasha ugira icyo wanze ubikora urebe ukuntu bigenda ese challenges zirimo nizihe bunguka bate bahomba bate ubwo n'urugero ndi gutanga niba ushaka gucuruza imyenda jyamo baza shakisha amakuru ese by'imyenda bigenda gute wumve challenges zirimo tanga nyene bafashe wacuruzeho gatoya banza ujye muri yo si ushaka kujya gukora mu business banza urebe ibi challenges zibamo yes nibwo buryo bwiza mu cyimo cyo gufata miliyoni 2 wazigamye ugiye kuzurunda muri business kuko ubufite ibyago byinshi byo guhita uhomba banza urebe ikintu ushaka kujyamo ukitondera so ndumva ikintu kingaza ari icyo maze igihe ndi kubahamagarira kwiga forex nanabahamagarira gukora cyane kuri donc forex na crypto trading turabahamagana n'ubu muze mwige hano harimo opportunity idasanzwe muri House Church College turabigisha kugira ngo mubashe kugira ubwo bumenyi iyi ni opportunity idasanzwe kuko urebye hano hanze ko ibintu bimeze rwose umuntu utazabyaza umusaruro ikoranabuhanga rwose azasigara inyuma so reka noneho ndaje tujye mu gace ka gatatu dusoza nze kubwire ni crypto nkwereke buryo ko ushobora kuyimaininga ubwo yes reka tujye mu gace ka gatatu ntujye kure so mu gace ka gatatu k'uyu munsi still ndakomeza kuvuga kuri kuko n'ubundi nakageneye forex na crypto trading hanyuma nkababwira wenda kuri crypto kuri coin turi kumininga iyo nabonye coin nshya niyemeje kujya nyibashangiza kugira ngo mubyaze umusaruro izo coin murabonye ko Pi Network yatanze amafaranga ubwo n'izindi ntawamenya ushobora gutanga amafaranga nazo so mbere yo kuvuga kuri coin nshya uyu munsi ndifuza ko kubibutsa ibyiza bya forex na crypto trading nibihe byiza birimo ushobora kuri gucuruza imyenda reba ahantu yicururiza reba abantu uri gusangira reba abakiriya uri gusangira n'abantu mukora ibintu bimwe ni bakeya ushobora kuba akazi kose uri gukora cyangwa se business uri gukora niba uri gukora izo twita traditional businesses bivuze ko mufite competition n'ahantu ni business irimo abantu benshi bayikora akenshi usanga harimo risk nyinshi zo guhomba kubera ko n'abantu benshi bari gukora nk'ibyo ushaka gukora cyangwa se ibyo uri gukora simvuze ngo bireke kuko nabyo biteza imbere abantu ariko biri challenging ndabizi ko biri challenging ahubwo nakugira inama yo gutangira kwitoza gukora nibi bindi ukabifatanya ubwo ndi kuvuga forex na crypto trading muri forex na crypto trading nta competition irimo nk'iri muri izi business ziri traditional businesses abantu basanzwe bakora nta yirimo muri izi business zisanzwe abantu bakora uko abazikora biyongera baba benshi niko n'amahirwe yo gutera imbere agenda agabanuka kuko abarimo competition ikomeye ariko muri forex na crypto trading ntabwo uko bimeze uko hiyongera nk'ababikora ari benshi niko amahirwe yiyongera donc ndi gushaka ngo wumve ko muri iyi information age turimo ni byiza ko ujyana nahisigeze ujyana n'ikoranabuhanga kuko hari umuntu wavuze ngo niba business yawe itari online nta business ufite afite ukuriho gake kubera ko niba abakiriya bawe ufite ari babandi bo muri quartier urimo cyangwa se aba hano mu mujyi gusa ufite baraho ari bo bonye nugira hari abakiriya benshi uri guhomba bari online muri online hari abakiriya benshi cyane so muri forex na crypto ni isi uko abantu baba benshi bayijyamo niko amahirwe yiyongera ni isi itagusaba kwishura inzu ukoreramo ni isi itagusaba kwishura ubukode ni isi itagusaba hari ibintu byinshi nta bakozi usabwa ntaki hari ibintu byinshi birimo amahirwe muri forex na crypto utapfa kubona mu zindi business zisanzwe ni byiza rero kubyitoza hakiri kare navuze ko muri crypto harimo amafaranga y'ubuntu abantu benshi babonye amafaranga muri Pi Network nta mafaranga y'ubuntu kuri jye ni ubuntu impamvu njya ngo ni ubuntu nuko nzi kugira ngo uzubake business uyubaka izunguke nzi imvune zibamo nzi amafaranga uba waramaze gutakaza kuntu aba ari menshi niyo mpamvu wanga nti n'ubuntu kumbwira ngo ngewe kuri smartphone yanjye n'ubundi nsanzwe nyifite kumbwira ngo kuri bando zanjye z'amafaranga 200 n'ubundi nsanzwe nzigura noneho kujya nkanda ahantu gusa nkazabona amafaranga 3 miliyoni 10 mbonye muri ubwo buryo kuri jye n'amafaranga y'ubuntu nkurikije buryo ki kugira ngo ubone business yawe yahagurutse yatangiye kukungukira intambara zirimo
ndabizi ko ziba zitoroshye. So reka noneho njya kuri computer, ubwo nagira ngo ngukangurire ngo hamagare ibintu by'agaciro ngwino wige muri House Church College, tubigisha uburyo ki ushobora gukora forex, ushobora gukora na crypto. Harimo amahirwe menshi. Nk'ubu ndabizi abantu benshi bahombye amahirwe yo muri paye kuko bakomeje kubisuzugura. Impamvu babisuzugura ni ubumenyi buke. Niyo mpamvu tubabwira muze amafaranga yawe uzashiramo, ndavuga amafaranga ya Minervare kugira ngo umenye usobanukirwe ibintu, ntabwo uzicuza kuko bizakurinda ibihombo byinshi biri mu gihe kiri imbere, cyangwa se amahirwe menshi wari buzahombe kubera ko uri kuba mu bintu utazi. Rero nkuko nari mbivuze, abantu benshi bahombye crypto, bahombye paye kubera ko batazi, nta makuru bafite. So reka noneho ngarukira ahangaho uyu munsi, njye kuri telefone gerageze iyi. So mbazaniye Kiva, yitwa Kiva Network, niyo uri bugire ngiye kugerageza. Nanjye sindayinjiramo, nanze kuyinjiramo kugira ngo nze kuyinjiramo ndi kubikora video mbereka buryo Kiva babikora. Shobora kuba biri ufata umwanya kubera ko nanjye bimusabe kubanza gushakisha neza kugira ngo menye ku buryo umuntu atangira kuyigira. So yitwa Kiva Network, ubwo ndaza kwishyira muri description, bisubiremo kuza kunsaba link nayishize muri description rwose, abarimo nawe kunaniza muri description ndayishyira no kuri comment ya mbere na pininze, uraza kubonamo link winjira noneho ukurikize ibintu ngiye kukwereka kugira ngo utangire kumininga iyi coin. So na Delta ndaza gushiramo link, na Rubi ndaza gushiramo link, ndashyiramo na groupe za WhatsApp, groupe ya WhatsApp ya Rubi, groupe ya WhatsApp ya Delta na groupe ya WhatsApp ya Kiva. Ndahita nyikora kugira ngo habeho izo groupe zitandukanye ku buryo abantu biborohera kuzajya bakora security site bari kumwe n'abantu bari muri groupe imwe. So twagiye, reka mbereke buryo ki winstara Kiva muri telefone yawe. Bon, urafata noneho ndashaka kubereka noneho uburyo winstaringa iyi Kiva Network. Ngiye kubereka n'ubwa mbere ngiye kuinstaringa, ariko ndakurikira nyene amabwiriza, bari bumpe, ubwo nawe waza kubikora uko nguko. So ikintu cya mbere badusabye ni ugushiramo email address. Reka nshiremo email address. Okay. Email address. Okay, ku bantu muvuga invitation code, murabona invitation code y'umuntu ninjiriyeho yo ihitiza direct ibirimo. Sigomba rero kunsaba invitation code, link ndayishyira muri description ya video, ndayishyira kuri ndayipininga, byose rwose ndaza kubishyiraho. Sigomba ko uza kunsaba link. Amashiramo password, hanyuma bari kunsaba use password, create my own password. Ndashaka kwikorera password yanjye. Umva hano bari kumbaza niba nshaka gukoresha iyi password, niyo mpamvu bavuze ngo use password. Ubwo bari kumbwira niba nakoresha iyi ngiyi, ariko giye nahitamo gukoresha iyanjye, niyo yanyorohera kuruta gufata bino bintu. Ubwo ndakanda hano handitse create my own. Hanyuma please confirm password, ahita wongera ukayishyiramo nanone ya yindi wari umaze gushiramo. Then ugakanda register. Okay, kiv.com says registration successful, great. Kanda okay. Okay, ndabona. Okay, I can save the password, no problem. Kiva email verification tutorial. After you have ndabona bahise bahita bohereza tutorial
donc ni uburyo bwo kugufasha. After you have completed your registration, please use the email you're registered with to send any content to the Kiva verification email at You may enter any content to send to this email address. Okay, reka ndebe niba hari email banyohereje. Okay, mu by'ukuri bavuze ngo ngire email nohereza kuri ino email yabo verify at kivanet.com. Okay, verify kivanet.com. Subject verification. Okay. Hello Kiva. Undi kwandika email. Ndikoresha computer yanjye. Hello Kiva Network. Okay. Okay, then I send. No. Bavuze ngo please visit. Ubwo rero tujya muri no website yabo. Okay, bambwiye ngo visiting website yabo katurebe sikomona. kivanet.com. Okay. Kaninjiremo ndebe. kivanet.com bambwiye ngo ngeho kugira ngo mbashe kudownloadinga. Okay, let's start your Kiva. Download Kiva apps. The public beta version of Kiva Network apps is now online. Download it now and invite your friends to join. Okay, for Android, available. Okay. Kiva Network is an innovative blockchain project designed to address the scalability. Okay, reka nyi downloading. Ubwo ngiye gukanda hano kugira ngo ni downloading. Let's see. File might be harmful. Okay, got to downloading anyway. Open. Do you want to install this app? Yes, install. Okay, unsafe app blocked. Okay, by blocking the Google Play Protect, by blocking the Kiva
This app was built for an older version of Android and doesn't include the latest privacy protection. Okay, ndandika got it. Ndi bukande kuri got it. App not installed. Why? Okay. Wabonye ahantu nkanze bampaye indi option ubwo ndagira install anyway. Iyo ukanze kuri got it barahita yanga, donc ukanda kuri install anyway. Karimo risk nyinshi. Bon, ifite ibintu byinshi bisa nkaho by'umutekano bitameze, ubona bisa nkaho biteye inkeke, ariko ntabwo byakubuza kuinstalinga kuko iracyari nshyashya. Birumvikanisha ko iracyari nshyashya. Then kankande kuri open ndebe uko bimeze. Iracyari nshyashya, nayo ni amahirwe kuri kiri nshyashya kuyikora. Yimaininge kiri nshyashya ni byiza. Okay. Let me use my email. Njiramo nkoresheje email. Nice. Share your info with Kiva. Kiva is requesting information saved in your Google password. Trust Kiva with my username. Okay. Kande hano. Confirm. Okay. Hanyuma login. Okay. Ready to start mining. Click start mining mode immediately. Let your profit start accumulating. Ubwo ngira ngo no gukanda hano. Okay. Let me try this hano. Okay. No klika hano, ubanza klika hano kuri K. Yes. Aho niho klika, niho kanda. Increase bonus 100%. Mining time 0. Loading. Income rate plus 12. Okay, kanahanda na wanditse increase bonus. Okay, ndabona okay, atangiye kumininga. Banze bari mu mpe Kiva zigera ku 12. Maybe balance. Okay, let me check invitation ranking. Congratulations, you are the 200. Okay. Ndabona ndi kuri no my invitation code. Community, Telegram community, followers on Telegram community. Okay, reka twinjiremo naho turebe ko bimeze muri Telegram community. Okay. Kiva Network, that's good. Let me join. I'm going to join in there. Okay, reka nsubire inyuma noneho ndebire Telegram nayo. Okay.
Okay, hanyuma followers on X, reka nabyo mbikore kugira ngo nzajye mbona n'amakuru kamba following. I hope ko ibintu details zose zikurikire, kubera ko nutazikurikira kaza kumbaza uraba uri kungora pe, kandi nabyerekanye byose. Imaze kugira aba followers 30. Let me follow them. Ndaje mfate invitation code yanjye ntangire. Okay, account verification, balance, my invitation code. Okay, let me ikande uko bimeze mfate. Donc ushaka gufata invitation link ya niyi wikandaho, noneho reka nze nyiyoherereze. Okay. Okay, this is my link. Iyi ni link ndibuze kubaha muri description ya video. So ibintu ni ibyo ngibyo. Ni ibyo ngibyo rwose. Umfashe, urabona byose ndabikweretse, byose ndabigukoreye rwose ndabikweretse. Kanyi clicking urayibona. Okay. Ubwo ikintu nkora nuko nshiramo réveil yuko saa 10:27 ndibuze ku ejo nzaza ku mininga Kiva. Dore nuko mbikora. Dore Delta, dore Pi Network, dore Rubi. Ikashiremo ntabwo narebye niba nayo bamininga buri masaha 28, ariko nyinshi kubera ko zisa nkaho ziri kugendera kuri gahunda ya Pi Network. Nyinshi n'ubundi bamininga nyuma y'amasaha 28. Kiva Network ibintu byose ndi kubibereka uburyo bikorwa, uburyo mbikora kugira ngo ntibagirwa kumininga. Yes, ubwo ni ibyo ngibyo. Okay, that's it. So ni ibyo ngibyo. Nukenera link urabona muri description, uyibone muri nayipininze muri comment. Ndaza gushyiramo na link za Delta, nshyiramo link ya Rubi, nshyiramo ama link yose ya group ya WhatsApp. Wowe ugenda ureba ushaka abari byo winjiramo kugira ngo byose ubyikorere. So murakoze, ubwo nawe utayimane barinde. Yes, abarinde abagirire neza.